Iki giciro cya payi imwe ingana n'ibihumbi 314 n'J159 kibaye impamo no kuri mwamubonye amafaranga y'ubuntu. Navuze ko payi ari amafaranga y'ubuntu, nsanga hari abantu nkomerekeje mu byo kuri iki naringambirije, sinaringambiriye gukomeretsa abantu runaka. Ubu aba ni abantu bamaze igihe kirekire bari kumayininga payi. Navuze ko ari amafaranga y'ubuntu birabakomeretsa, si cyo naringamije. Ariko muri iyi video ndaza kukubwira impamvu navuze ko kubwira impamvu ngiye mbona ko ari amafaranga y'ubuntu. Hanyuma ku muntu mushasha, ku bantu bashasha bari batazi payi, ndagira ngo uze kujya muri description, harimo link ya WhatsApp na link ya payi kugira ngo utangire. Impamvu ki ufata iyo link ya WhatsApp no kugira ngo bese impamvu ugomba kujya muri group ya WhatsApp no kugira ngo binyorohere kubafasha muri group biroroshye kuruta gufasha umuntu ku giti cye, kubera ko nandikirwa n'abantu benshi cyane ku buryo nisegura ku bantu banyandikira ngatinda kubasubiza. Muba muri benshi ku buryo ntabona umwanya wo kubasubiriza igihe ndabasubiza, ariko ngatinda kubasubiza. Naho mu kanya twinjire muri kiganiro cy'uyu munsi. Amadolari ibihumbi 314 n'J159 uyashize mu manyarwanda bigera muri miliyoni 434 n'ibihumbi 270 n'amafaranga 728. Muri izi miliyoni zose 400 zirenga, hano muri Kigali rwose wabonamo etage ebyiri nziza cyane. Ku bantu bakunda imodoka, ushobora kubona Range Rover nziza ya SV rwose imwe, ukarasagura n'ibihumbi 100 rwose by'idolari byawe. Aya mafaranga ni menshi cyane. Kandi wibuke ko ni payi imwe ingana n'ibihumbi 314 n'J159 by'idolari. Aya mafaranga asohotse, payi isohotse iri kino giciro, yaba ari amafaranga menshi cyane. Noneho ndagira ngo utekereze, umugire ko kuba warakoze ibi bintu bituma wumva bihuye n'ubwinshi bw'amafaranga. Ndavuga kukubwira ibintu nubwo buri musha nawe wumve mu by'ukuri ibintu usabwa kugira ngo ubone payi. Noneho umbwire niba koko kubona payi imwe iri kuri icyo giciro n'ibyo wakoze kugira ngo uyibone. Umbwire niba koko bihuye. Hari abantu benshi banyandikiye, iki cyanangaje nuko abo nabonye bananuka, ariko ngira ngo bafite impamvu zabo nari butindeho. Ariko ngiye gusubiramo ibintu umuntu asaba kugira ngo abone payi, nawe utekereze ushyire mu gaciro. Ndi kubivuga mbizi neza kamere muntu niko duteye. Abantu twifuza nyine twikoma ku mutima, kugatuza tuvuga tuti ibintu n'igihe wabigezeho, n'igihe wakoze, ukumva nyine bikwiye kukwitirirwa byose. Jewe mbivuga nk'umukristo, mbivuga nk'umubwiriza butumwa, nzi icyo ubuntu busobanuye. Ubuntu ni ukubona ikintu mu by'ukuri kidahuye n'icyo watanze. Rero ngiye kukubwira ibintu mu by'ukuri umuntu asabwa gukora kugira ngo abone payi. Noneho umubwire bibaye ko isohotse ku bihumbi 314 n'J159 by'idolari, umbwire koko ku bintu wakoze bifite agaciro, ukwiye kubihemberwa amafaranga angana gutyo. Ndahera ku cyambere, kumayininga buri munsi, mbese buri masaha 28. Ibi ndagira ngo n'umuntu mushya winjiye muri payi abimenye. Hari ahantu uklika, ndaza kubakwereka aho ngaho uri kubibona. Hari ahantu uklika, aho uri kubona waklika buri nyuma y'amasaha 28. Ariyo mpamvu ukwiye gucungana, wabyaraba nango mugashyiramo reveil kugira ngo isaha ijye kwibutsa ko hageze ko umayininga. Impamvu babikoze gutyo ni ukugira ngo bigaragare koko ari abantu bari kumayininga, atari robo iri kumayininga. Ikindi cya kabiri ni ukugura bundles rwose. N'ubundi usanzwe uzigura kugira ngo ujye kuri WhatsApp, usanzwe uzigura kugira ngo ujye kuri YouTube. Igitangaje cya payi ni uko kugira ngo mayininge payi bitagusaba kuba kuri network amasaha 24 kuri 28. Iyo ugiye gukanda ahandi nakweretse, niho bigusaba ko uri kuri network. Iyo umaze kuhakanda utangiye kumayininga, iriko ushatse wahita uva kuri network.
ntabwo ikenera network kugira ngo ikumayiningire. Izo bando mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo hari amafaranga uri gutanga kugira ngo umayininge Pi, ntayo, kuko ayo ngayo ni washizemo 100 washizemo 200 n'ubundi washizemo kugira ngo ujye kuri network, ujye kuri WhatsApp, ntabwo washizemo specialement kugira ngo ujye kuri umayininge Pi. Ushobora kubikora ugamije kumayininga Pi, ni byiza nibyo rwose, ariko aya mafaranga watanze kugira ngo umayininge cyangwa se ni nayo ukoresha ujya kuri WhatsApp rwose, Pi idahari n'ubundi bandoze wazigura kugira ngo ujye kuri WhatsApp, ujye kuri Facebook, ujye kuri YouTube n'ibindi bitandukanye. Icyo kiguzi ntabwo kuri jye nk'umuntu nzi bisubiremo, Pi isohotse ifite icyo giciro jye ku giti cyanjye ndabizi neza ko waba ari umugisha w'Imana impaye ku buntu, kubera ko ikiguzi nasabwaga kugira ngo aya mafaranga nyabone ni gito cyane, ni nkaho ari ntacyo. Reka nkubwire igikurikiraho nanone abantu bajye bakora gituma babona Pi. Icya gatatu ni gukora KYC nayo nta mafaranga igusaba. KYC ni ugutanga nyene imyirondoro yawe, nta mafaranga bigusaba mu by'ukuri. Iyo uzi kubyikorera, keretse ugiye gusaba umuntu wabigufashe akaguca amafaranga, ariko ubundi nta mafaranga bigusaba. Nta mafaranga bigusaba kugira ngo ukore KYC. Cyane cyane ikindi umuntu asaba gukora kugira ngo Pi izamugirira akamaro, donc izamaze kubona zimwitirirwa, hasabamo abakeneye gukora KYC. Ikintu cya kane mbona gikomeye, ushobora kumbwira uti iki cyo kirakomeye, nanjye ndabyemera ko gikomeye. Ikintu cya kane ni iki. Ikintu cya kane ni emotional investment umuntu aba yashize muri Pi. Iyo emotional investment umbwiye uti niyo ikomeye, nabyemera kubera ko ku mining iyo Pi umwaka umwe, imyaka 2, 3, 4, 5 hari ukuntu uba waramaze kuba invested emotionally, waramaze kubishamo amarangamutima cyane, umutima wawe usa nkaho ibyiringiro bya bishingiye kuri icyo ngicyo, ubonanye ko gukira kwawe, gutabarwa kwawe gushingiye kuri icyo ngicyo. Iyo emotional investment kushiramo amarangamutima mu byo kuri byo, ntago navuga ngo ntago nabona igiciro, sinabona igiciro mbiha mvuge ngo bihenze kuri no rugero, ariko kubera ko buriya guhemukirwa umuntu yataguhaye ibyo yakwijeje kandi wari umutezeho amakiriro, ndabizi ko bibabaza cyane. Icyo cyo navuga nti cyo kiranakomeye, nagiha agaciro, kandi koko ni nk'isezerano twagiranye n'abashinze umushinga, twarabizeye, tubizeye, tubaha umwanya wacu tukajya tumayininga. Yego babifitemo inyungu nabo, kubera ko badafite community ari bo twebwe, ntabwo iyi Pi yazamenyekana. Rero kuba iyo harabayeho iyo emotional connection hagati yacu na ba nyiri Pi, ubwo Dr. Nicholas na madamu we na team bakorana, twe ukorana na Pi tugakora iyo community, mu by'ukuri aho navuga ko harimo igiciro kiremereye cyane, kuko gukomera kwa Pi gushingiye ku bantu bayigize. Nubwo yego gushingiye kuri technology yubakiyeho, hari byinshi ntazi bituma Pi ikomera, cyane cyane ikoranabuhanga yubakiyeho, blockchain yayo uburyo yubatse n'ibindi ntari buvuge. Nibyo ko biri mu bituma, kuko ntabwo ikomejwe na community gusa, kuko community ndavuga abantu bayigize bahari ari benshi, ariko ikintu bahuriyeho ubwacu nta gaciro gifite. Donc atari ikintu kiri valuable, gifite agaciro cyane nka technology Pi yubakiyeho, blockchain yubakiyeho, uburyo yubakitse, ibyo ije gukemura. Bibaye Pi itarubatse icyo ngicyo, community ntago yabihagije, kuko ntago byatinda kugaragara ko cyakina abantu bahuriyeho ari benshi, mu by'ukuri nta gaciro kanini gifite. So hari ku ruhande rwa Pi core team cyangwa se ba nyiri umushinga, hari ibyo bakoze binini ku ruhande rwabo kugira ngo agaciro ka Pi kabe kanini. Donc Pi ibe ari project, ari projet ije gukemura ikibazo, ari umushinga uze gukemura ikibazo gikomeye ku isi. Hari icyo bakoze ku ruhande rwabo, natwe twarabikirije, barateye turabikirije, tuvuga ati turahari ngo dufatanye dukora iyo community. Nicyo kintu cyiza, nicyo kintu cyiza kirimo gikomeye cyane, gituma mvuga nti iyo emotional investment twashizemo, twavuga ati uyu mushinga turawizeye uzakemura ibibazo bikomeye, turifuza gukorana nawo.
aho navuga nti nta giciro ndi bushireho kandi iki cyo nta nubwo nagitesha agaciro kubera ko umuntu wamwizeye wamukurikiye ugasanga ibyo wakurikiye sibyo mu by'ukuri ntabwo biragoye gushira agaciro k'amafaranga kuri icyo ngicyo. Icyo cyo navuga nti ni ikintu gikomeye cyane kinatuma mvuga nti rwose abantu bumva ko navuze ko ari ay'ubuntu muri sense itariyo mbabarire, ntabwo nabivuze ngambiriye kuvuga ibyo mushaka kwa mwarumvise. Oya, ntabwo cyo naringamije gutesha agaciro cyane cyane iki ngiki ndi kuvuga. Singamije gutesha agaciro yo emotional, ayo marangamutima mwashizemo mukizera paye, umushinga wa paye mukawujyamo, rwose sibyo singambiye kubitesha agaciro na gatoya, ahubwo navuga ni mwakoze ubutwari. Umuntu ukiri muri paye nyuma y'imyaka runaka kiyimayininga uyu munsi, wakoze iby'ubutwari, wagize kwizera, wagize kudacika intege. Abaguca intege bari bahari, nanjye nacitse intege. Gucika intege kwanjye ntabwo nuko ntabibwiraga abantu, kubera ko nabonaga n'ubundi ntibabyumva. Umuntu urimo ubwira agatekereza ko uri umutekamutwe n'ibindi. Ndavuga nti ibi bintu kuko payi kuyibona ntabwo bisaba kubwira umuntu, ndayimayininga nta kibazo kirimo. Nahisemo guceceka ndabyihorera, ariko mbonye igiye kujya kuri mainnet, igiye gufunguka ikaba igiye ku isoko, ndavuga nti sinzi ukuntu umutima wankomanzira. Ndavuga nti reka ngire umuntu basimpesha umugisha, reka ngire umuntu nubwo yabona 2, nubwo yabona 5, nubwo yabona 10, nubwo yabona zingahe, kuko nanjye nzi ko umuntu wayimbwiye ntanzi cyane, tuziranye cyane, ariko buri gihe menye ko namenye payi kubera we, mba n'umutima wanjye umushimira. Rero numva nanjye hari umuntu ayisha umugisha nawe akazaneza, akavuga ati hari umuntu watumye mbona payi, hari umuntu watumye ngera mbona umugisha. Rero mumyumve neza ko imbaraga mwabishizemo, imbaraga ndi kuvuga ni imbaraga z'umutima, ukomeza umayininga payi, gukomeza ucungana n'isaha, gukomeza ubibwira abandi. Ibyo bifite agaciro cyane, kandi navuga nti rwose mwakoze iby'ubutwari, courage, mukomereza aho ngaho, mukomeze mu bisakaze, abantu babimenye ari benshi, kugira ngo mubere umugisha benshi. Hari benshi ashaka kugiraho umugisha. Rero nicyo ngicyo nashaka kuvuga. Mu by'ukuri impamvu kuvuga ngo nayo ubuntu nuko nta mafaranga bigusaba kugira ngo ubone ujye muri Pi network. Nta mafaranga bigusaba mu by'ukuri. Amafaranga bigusaba n'ubundi usanzwe uyatanga, ujya kuri Facebook, ujya kuri YouTube, ujya kuri WhatsApp. Numva nta mafaranga bigusaba. Yego kubizizera ukanabikora, byo ni igiciro cyo navuga ko gikomeye. Rero kubera ko nsanzwe nigisha business, nzi buryo ki kugira ngo uzatangire business utangire kunguka byibuze 300 bya buri kwezi, nzi buryo ki bora struggling, nzi ntambara waranyuzemo. Nicyo nashingiyeho ndi kuvuga ni aya na amafaranga ushobora kubona kandi kubona. Rero munyumva muri iyo sense, kubera ko nzi imvune ziba muri business, nzi ibyo usabwa kugira ngo business yawe ibe profitable, kugira ngo business yawe itangire kwinjiza iguha inyungu. Nzi imbaraga bigusaba, imbaraga z'ubwenge, imbaraga z'umutima, imbaraga z'umubiri, bisaba imbaraga nyinshi, bisaba kwihanganira ibihombo byinshi. Rero ko ugenzi iyo side, nzi urwo ruhande, bituma mvuga nti umuntu utabona amafaranga, utazabona amafaranga muri Pi vraiment, n'ukuntu mbona ari ubuntu rwose hazaba hombye bikomeye. Rero mu nyumve ntago natesheje agaciro, sinatesheje agaciro icyizere mwagiriye Pi. Oya nta rwose sinabyubahuka. Hanyuma soza, hari ibintu nshaka kubwira abantu bashya bari kwinjira, binjiye uyu munsi, abinjiye ejo, ari benshi kuri video nakoze baje ari benshi cyane. So ikintu nshaka kubabwira bisubiremo, mujye muri groupe, niho nshobora kubafashiriza. Ntanga itangazo rikabageraho kuri mwese. Iyo nsanze mu gikari gatuvugane nge nawe gusa, ntinda kugusubiza kubera ko nandikirwa n'abantu benshi, kandi si ibyo nkora byonyene, mba ndimo no mu bindi bintu. Rero nshobora gutinda kugusubiza atari uko nagusuzuguye, ahubwo ari uko umwanya umbana mukeya. Ni byiza rero kujya muri groupe kugira ngo ujye umenya step by step, intambwe ku ntambwe y'ibyo ukwiye gukora, unamenye n'amakuru ahanageze. Kuko kugenda ukaba uri wenyene bituma iyo hagize ibisohoka by'amakuru wowe utabimenya, ugasanga wacitse intege, wahombye amafaranga y'ingenzi. Rero nkubwira ibyo ukwiye gukora kugira ngo niba uri mushya, ibyo ukwiye gukora kugira ngo amafaranga utazayahomba. Icyambere, ibuka gukora mining buri munsi. Shyiramo reveil izajye kwibutsa ko ya saha ukoreraho mining yageze, ugende ukore mining. Hari benshi twagiye duhomba, ugasanga amaze igihe kirekire utamininga kubera ko utigeze ugira ikintu kikwibutsa ko ugomba kumininga buri masaha 28. Icyo ni icyambere. Icya kabiri,
ibya payi bisangize inshuti zawe. Kubera iki wakwishimira kubona ibyo byiza kandi ufite inshuti nazo bikwiye kuzigeraho? Ni byiza ko nawe ubibwira. Ni byiza ko babwira ibya payi network. Nta kindi bisaba, nta mafaranga bibasaba, nta kindi kintu bibasaba mu by'ukuri. Bohereze link, wabwire ati mwinjire mutangire namwe ku mining. Bizabafasha, bizabera umugisha, ariko nawe hari ukuntu bigufasha. Hari ukuntu bizamura payi umininga ku isaha. Hari ingano ya payi umininga ku isaha izamurwa n'ibintu bitandukanye. Ingano y'ibyo ya payi umininga buri saha yongerwa n'abantu ufite muri timu yawe, kubera ko payi babona uzajya ubonaho bazaguhaho igihe baba payi network core team iguhaho, niko systeme yubatse, iguhaho kuri payi bamaze kumininga igihe abantu bamaze kubona KYC. Hari ibyo bita security cycle, hari ibyo bita lockup, ibyo ntabwo ngiye kubyinjiramo. Ibyo byose ni ibintu bituma wongera ingano ya payi ushobora kwinjiza ku isaha. Ibyo rero ubyiteho sharing iyo nkuru nziza kugira ngo n'abandi izabafasha, nabo bandi bakugirireho umugisha. Why not? Kore kutahesha umugisha abandi. Icya gatatu, abo winjije bakorera group ya WhatsApp. Bakorera group ya WhatsApp kugira ngo bijye bikorohera kubafasha nawe bikoroheye. Cyangwa se niba ubona bitari ibintu bya gukora group ya WhatsApp, niba uri muri group yanjye ari giye wakwinjije, bazane muri group yanjye, baye link ya group baze kugira ngo bajye babona amakuru. Biriya kuba bari hamwe na byiza birabafasha kumenya amakuru aho ibintu bigeze, bikaba encouraging. Hanyuma ikindi ni uko ugomba gukora download ya Pi browser, kuko niho ibintu byose bibera, niho uzajya gushakira KYC, niho bayishize, n'ujya no guha n'ibindi byinshi n'amakuru menshi atandukanye babiri muri Pi browser. Uko nkuko mbivuze, Pi browser byandike muri Google Play Store, downloading Pi browser izagufasha cyane, urayikeneye cyane. Ikindi cya gatanu cy'ingenzi, ukwiye kwirinda gufungura buri link umuntu akohereje. Ujye ubyitondera, kubera ko uko tugenda twongereza mainnet niko abantu bagenda bibwa Pi zabo. Ushobora gufungura link ugasanga wafunguriye urugi umujura akakwiba. Ubyitondere cyane, ntugapfe gufungura link iyo ari yo yose. Icyo kintu cyitondere cyane. Hanyuma munyemere nsoze mbifuza n'umwaka mushya muhire, uzabera amata n'ubuki, Imana izabarinde, izabaho umugisha mu buryo bwose, mu buryo bw'umwuka, mu byo mukora byanyu, mu miryango yanyu bizagende neza, Uwiteka azabiyereke. Hanyuma ibyo nababwiye mu byubahirize ku bantu bashasha cyane. Hanyuma ko dusanzwe kuba kuri Pi community bagenzi banjye, rwose ntabwo ndi kurwanya agaciro mwahaye Pi, oya rwose sinabyubahuka. So naho ubutaha muri video ubutaha, mwakoze cyane.